cyambere kwitinyuka ukigira icyizere ni byiza cyane ntabwo ari buri wese ugira icyizere kuba cyambere igira icyizere akumva ko rirajwe afite rifite hano ryamukura naho ryamugeza ni byiza cyane. Ubu wumva se abizi kuririmba? Ya kuri nge arabizi kandi arashoboye cyane namuhana courage. Nkundana n'umukobwa bita Mutesi Jolly ya she's my role model nyine ndamwubaha n'umunyabwenge avuga ibintu ukabadise umuntu. Ngo hari n'abagabo b'inyanazimbwa. Kumitekereze yuko abyumva. None se ko ari role model wawe nawe ushobora kwemera ko hari abagabo b'inyanazimbwa? Barahari benshi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV. Nitwa Sam Gakire kumisha urugendo n'ubu niri kumwe na Jerry mbabwira ngo abadukurikiye mwese abari mu Rwanda abari mu bihugu ibituranye bya East Africa abari mu bihugu bitandukanye bya Africa abari ku mugabane w'Iburayi Amerika n'ahandi hose ababasha kuvuga no kumva ikinyarwanda. Reka mbasuhuze cyane urugendo rurakomeje nanone ariko mbabwira ngo abantu bari kureba ikiganiro abafite abana mubagurire ji ya Sana Juice mubagurire na Didos kugira ngo kwishuri nibasubira kwishuri ibintu bizaba bimeze neza cyane. Nagarutse n'ubundi muri cya gice cyacu turi kuganira ku buzima cyangwa se tukavuga hari ibintu umuntu anyuramo cyangwa se hari umuntu ufite ibintu ashobora kubwira abandi ku buryo bibafasha mu buzima. Ikaze mwana muto mukobwa mwiza Yesu ashimwe. Umeze neza cyane. Ninde amazina? Mutesi Uwase Annette. Umutesi Uwase cyangwa umutoni wase? Mutesi. Ibyo bintu nta muvandimwe wawe ufite bita Mutoni? Yitwa Mutoni Uwase. Mutoni Uwase then nge nkaba Mutesi Uwase. Mutesi Uwase wawe. Ako papa warikunda kubera icyo atasizeho Mutoni wa. Harya nta Mutoni wa mama ubu hari. Ni Mutoni Uwase? No Uwase ahora ari Uwase. You balance inzu usanga koko ariko bimeze se? Uramutetaho cyane hari igihe hari ababyeyi usanga umwana yita Mutoni cyangwa Mutesi Uwase ariko ugasanga nyine ebana bafite military love. Ndateta cyane. Urateta? Cyane. Who are you? Kugira ngo abantu badukurikiye bakubone n'ubwa mbere tukwakiriye abantu bahita banakwakira. Okay, thank you murakoze. Ni Mutesi Uwase nko narembe Buzaneti myaka 17 y'amavuko ndacyari umunyeshuri ndiga. Yego. Ndi muto ariko utari gito. Uri muto utari gito cyane. Hari umuntu wese uvuga ngo bwo narimvuze kubijyanye na testimony hari igihe umuntu yumva imyaka mugana agahita avuga ngo umuntu ariko nanone buriya imyaka yose umuntu yaba afite hari ibintu yaba yaragize experience y'ubuzima bikomeye cyane ku buryo ari bya bintu tuvuga ngo igi ryahanuye inyoni ugasanga ahanuye abantu bakuru cyangwa se arabigishije kandi bikabafasha cyane. Andi makuru yawe umeze neza uri muri vacances? Wiga he? Makuru ni meza meze neza ndi muri vacances. Nigaga i Buganda ariko ubu ngubu naje mu rugo giye gutangira kwigira inahangaha. Yego murakoze. Ni Bugande wigagamo kangahe wigaga ibiki? Ni Bugande natangire primaire P4 kugera secondaire nari ngiye mu wa gatatu koroniraza nitwa tukize imitanzi nahangaha ubwo ni mu wa kane. Ujya kwiga i Bugande uri wenyine uri umwana unanabayo? Ahari ahantu ariko hari ubwo Imana ishimwe ko nanakubonye ubwo raza kunsobanurira ku myitwarire y'abana bajya kwiga hariya ababyeyi babo bari mu Rwanda. Nubwo sometime hariya bari mu bigo biri boarding ariko ntibimubuza ko abaye ari umuntu ushobora guhura n'ibishuko byamworohera cyane. Bugande ni heza atariko ntago haruta mu Rwanda aho ariko wishyiramo amarangamutima yaho uvuka. Buganda ni heza gute? Nicyo wabonye cyiza cyaho? Buganda bafite nyine barigisha neza. Yego.
barakanira ukuntu ibintu byo kwiga bari tafu cyane nyine barakanira imyigire yabo iri hejuru cyane kubera barabakubita ntibita muri mu wa kangahe wa gatatu arakugaramisha ubu ari inkoni zo mu ishuri baze nk'umuntu ugukubita ungana utyo we no mu wa gatatu arakubita nyine bashaka ko mutsinda niyo mpamvu abana bigira hariya akenshi ari abanyabwenge. Abantu bize kera abakobwa bajyaga bagondeka akambara igikabutura umwarimu yagukubita urukoni inyuma ukumva ngo pu ukibaza n'umukobwa yambaye imbaho ku kibuno. Abarimu badukubise bose ndabazuhuje twabaye abagabo. Anyway hariya baracyakubita barakubita cyane bigatuma nyine ugira umwete wo kwiga. Okay, biracyakora cyane. Uganda ni iki kintu kindi iriho ifavoriza abantu gituma wenda umuntu yavuga ngo arajyayo? Imibereho yaho iroroshye, ibiryo biraboneka cyane ku bwinshi, uricara ku muhanda ukaharira nta kibazo, ntabwo ari nk'ano kwikomplika ngo abantu barambona ibikiya. Nta n'umuco wa tukugendera mu muhanda abantu ikintu inaha turira ku muhanda ni injugu gusa. Ebo byose aricara agafata isahani y'ibitoki akabura nta kibazo, ari umugabo uparitse imodoka ye nziza. Niyo mpamvu abaje mu Rwanda batahatinda batabiruka. Anyway ariko ubwo ni heza cyane, n'abajyayo ni byiza cyane. Hari abantu bajya gukora business ni na byiza, turashima Imana kubu imipaka irafunguye abantu bari kugenda bimeze neza cyane. Umutesi wase kugira ndibuze kubifata sinzajye nkwita Umutoni Wase. Umutoni Wase harya ni wa wundi uririmba harya itsinda ryabo baryita ni Eddie and Mutoni kuri YouTube. Dani na Mutoni. Eddie and Mutoni. Eddie ni musaza wawe, Mutoni nawe ni sister wawe. Mukurikirana baririmba gospel. Abantu bagiye kuri channel yabo bakore subscribe cyane. Nago nabakoresheje ikiganiro bafata, ariko murumuna wanya bibavugire abigera abantu bajyeho bakore subscribe banareba. Bafite indirimbo nshyashya yitwa bafite indirimbo nshyashya yitwa Warakoze, imaze ibyumweru 2 igiye hanze amashusho. Yego ni byiza cyane. Nabo bari kumbabwira bajye babashapu ba approaching itangazamakuru. Nakabaye kubonera abakoresheje ikiganiro ariko ntago babigizemo imbaraga, ntago babigizemo imbaraga, kandi wari wabibasabiye utari no mu Rwanda wibereye ku ishuri. Anyway ni experience wabonye kuba wari uri guhari kwiga hari utari kumwe n'ababyeyi? Byaramfashije cyane ko nagiyeyo nkiri muto. Kumenya kwiyitaho nkiri muto ntari kumwe n'ababyeyi. Iyo nguma hano wenda nako mfite indi mico itandukanye niyo mfite, ariko namenye kwiyitaho nkiri umwana. Akantu nyine koroheje, ntabasha guhamagara i Kigali ngo mucaka kangaka, nkamenya kwirwanaho nk'umunyeshuri nk'abandi, ukabana akavana ku munyeshuri. Kagira inkuru rero uko kwirwanaho rero mvuga niko ugiye kunsobanurira. Abenshi kwirwanaho bakoresha urabizi nawe. Ugiye kumbwira ukuntu imyitwarire y'abakobwa n'abanyarwanda babiga hariya mu bigo biri boarding ibimeze ite? Iyo ntago umuntu iyo ufite ubundi kwangirika ntago inshuti yaguhindura. Ari ukuntu umuntu abyutse akubwira ikintu undi wari usanzwe ugifite muri we, ariko nyine warabuze ahantu hera, so akahita guha nkaho wahera. So ariko nyine iyo wangirika nyine undi buryo bwo kurangirika hari ibishiko byinshi. Haba hari abantu bafite amafaranga nkatwe tuba twaragiyeyo turi twenyine nta babyeyi. Umuntu yagushukisha akara nk'ikintu ushaka udafite akabanda guha amafaranga bikarangiye guye mu mutego we. Ariko nyine iyo uzi icyo ushaka uravuga ati nubwo ndagishaka imutsa ko ntago nkafite ndabasha kwihangana, wenda mu rugo bashobora kwibwiriza bakama amafaranga nkabasha kugakemura. So iyo utagendeye kubibona wihuse ugatuza urabibona, kandi iyo ugiye mu nzira zoroshye urangirika. None se ubu nta bana bariya ayo mafaranga bakayahekenya ukabona bimereye neza nta n'ikibazo? Ntabo uzi ku ishuri ryanyu? Baba bahari, ariko ashobora kuyarya bikamuhira akabona ibyo byose bikamuhira, ariko we wagerageza rimwe gatari gupfa. Ni iki kintu utinya wumvishe amafaranga umugabo agiye kuguha? Amafaranga utakumva ko hari ababyeyi bifitiye umutima mwiza, nk'umuntu w'umupapa wikundira abana akakorera akavuga ati yo umwana disi ababyeyi bari mu Rwanda reka mubere umubyeyi, ko icyo utajya ugira icyo cyizere?
nyine biragoye muri iyi minsi kubona barahari ariko nyine ntago biri so common cyane kubona umubyeyi akakwishimira bati kanite kuri uyu mwana itaye ngo ni iki mushakaho nyine bigoye ntago wapfa kubona uwo muntu ngo umwizeye cyane cyane nka hariya mu mahanga ntago tuba tuzi imico yabo n'iyacu iratandukanye so biba bigoye kugira ngo upfe kubona umuntu abenshi baza nyine afite ibyo yigamije we ku nyungu ze bwite akagufasha ariko azi ko ari bwunguke cyane nyine afite icyo agushakaho bikarangira nyine wowe ugenje ngo agiye kugufasha karangira ari wowe uhombye utakaje ari wowe utakaje niki kintu utinya yumvishe nicyo nari nkubajije n'ubundi utinya iki iyo nk'umuntu akubwiye ati ndakugurira telefone ari umugabo cyangwa se ndaguha amafaranga kuki utayakira ntinya yuko yayampa akayakurutsa se akanyishyuza ibirenze ayo mafaranga nyine bikarangira n'ubuzima bwanjye bugendeyemo se cyangwa akanshukisha telefone karangira ntwaye inda nyine akanshukisha ibyo ngibyo karangira ubuzima bwanjye bwangiritse. Hari abana uzi bo ku kigo cyanyu se bigeze batwara izo nda bafashe iyo telefone? Byashoboka ko atari telefone bafashe ariko ari abo nzi bazitwaye akakora ikintu just mu minota umwe akabayisha ubuzima bwe bwose bikarangira mu minota kakantu gato yakoze mva ari kwishimisha ariko n'icyo ashaka nyine bikamubira ingaruka ubuzima bwe bwose. Ibyo bibonye wowe nkawe ukiri muto uhita ufata izihe ngamba? Iyo mbibonye nibyo bimpa imbaraga nyine zo kwirinda ibyo bishuko n'ibyo bintu nyine byiza abantu baza kuko nge nemera ko life has no shortcuts. Iyo iteka ushatse kunyura mu nzira ya bugufi ngo ugere ku byo ushaka birakugora niyo nayibonye n'iby'igihe gito mpamvu nemera gustrugglinga ukaba muri ibyo byose ibyo ushaka ntubibone ku gihe ariko nyine ugakipinga ukaba uriwe ntiwite ku byo abandi bari kubona ubona bafite nyine ugaharanira iterambere ryawe bitanyuze mu bandi bantu. Ese kuno kumva ufite ubwenge bwinshi utari kumwe n'imyaka uri kumbwira ufite cyangwa wambwiye miki? Oya niyo mfite. None se buriya urareba akenshi abantu hari umuntu ukora ibintu kubera ko yabiplaninze, hari n'umuntu ubuzima cyangwa se ubukene reka mbivuge gutyo bukoresha ibintu cyane cyane hari abanyeshuri bagwa mu bishuko kubera ubuzima bwo ku ishuri yabuze ibi yagize ikigare kibi kiri ariko ubona kiri kubaho mu buzima bwiza kandi wataburimo bakamujyana muri za shortcut bavugaga zo gukuramo amafaranga. Kugira ngo ufate umwanzuro ufatanye n'ubwo bukene bw'umunyeshuri udafite amafaranga udafite bya bintu byiza akeneye ubuhagarareho ubishobore ukoresha iki? Icyambere ni ugusenga no kwiha intego mu buzima si uko nawe utaba ushaka gusa neza nk'abandi cyangwa uba umukire ariko ibintu wihutiye ibintu kwihutira nyine kugenda mu kigare ngo niba nambaye urukweto ruhenze kanaka nanjye mbibone ukavuga ati njye ndiyizi kwirinda ikigare ntabwo ari cyiza no kwiha intego imirongo ugendera mu buzima bujya nabyo bari byiza. Ikindi niba uzi ngo abantu benshi bambara neza bikababera so I believe in positivity nkavuga ati niba kanaka yambaye neza bigenze kuriye nanjye nkaba meze gutya ndi mu bukene cyangwa ndi mu buzima bubi icyo nshaka ntabwo nkibona. Niba bo bumva ko biba bikomeye nge nezera ko iyo ushaka nyine kuba umuntu ukomeye cyangwa gukora ibintu birenze ntabwo wita ngo kanaka yabaye umukire ngo binyuze muri bino nyine nizera ko iyo ugiye gukora ikintu gikomeye ntabwo wita ku mubare wenshi byananiye. Nibona hari benshi ubukene butahire cyangwa se bakabona n'ibyo twita byiza ntibibahire nge nizera ko ntabwo ugomba kwita ku magambo y'abantu cyangwa izo groupe ngo abantu inshuti zanjye ngo pressure ngo bo bafite ibingibi nge ntabwo mbifite. Iyo wowe guhagara ku kintu ati nubwo bo batabishoboye nyine wenda kwihangana ngo zabone mu buryo bwiza ngiye kambereke ko noneho it's possible hari andi mahirwe wakoresha yo kwihangana utanyuze muri ibyo byo kugendera mu gakungu. Wigeze ugira ikigare? Yanjye ntabwo nkunda agakungu cyangwa ikigare kugenda mu kigare ndabyirinda cyane. Ntabwo ugenda n'abakobwa ugenda n'abahungu? Nibo nshuti nyinshi ngira. Kari bo babise? Abahungu n'abana beza cyane. Abahungu n'abana beza? Ni inshuti nza kurusha n'abakobwa njye nibo nkunda kurusha abakobwa. Noneho reba nko mu myaka yawe abo mwamwigana baba muri ya myaka y'abatini y'ubushyuhe bwinshi mbwira ubushuti bwawe rero n'uwo mwana ukuntu bushobora kuba bwiza cyane kandi ubuzi ko nawe ari wa mwana uburi kugendera ku bigezweho. Bashaka nyine bose babe turi muri age imwe abenshi nyine
babanduta kuko nkunda nyine kunguka ibitekerezo mu bantu batandukanye, so abantu benshi mfite b'inshuti bavuga b'abasore ni abantu banduta nyine bandusha ibitekerezo. Ntibagushuka? Ntago banshuka. Nkuko umutwe wabo ntago uragira umuntu nk'umutipa akubwire n'urugero, let's go out, tugende hanze dusangire. Barahari cyane. Byakubayeho? Yego. Ntago uragira ukubwira ibintu abantu benshi batajya habaho ukwibazaho cyane, nk'umuntu akakubwira nk'umuntu w'umusore ngwino nsure. Bibaho abantu bakakwibazaho, noneho cyane cyane kamvuge ku ruhande rwanjye, iyo umuntu abonye nk'amafoto ukuntu umuntu yifotoza, ukuntu umuntu yambara, ari ukuntu ahita agutekereza, akagutekereza uko utari. Navugaga kandi ngiye kugashuka. Noneho cyane cyane nkangiye ukuntu nifotoza, nk'umuntu akahita kubona akatubona uri agasireyi, buno bukobwa butwika cyane, akaza ati uyu mwana uko ari kose ashobora kuba ari hejuru cyane, wenda kamuvugishe dushobora guhuza. So noneho yakuvugisha agasanga ibyo yakekaga nyine yumvaga uri umusireyi, akaba ntabwo muri guhuza, akagira nuko mwifungaho kandi uko ugaragara nyine appearance y'inyuma. Hari igihe avuga tuba anciye amazi kubera nta mafaranga menshi mfite. Ego, ariko nyamara uko umuntu wenda uko yamshobora kwambara ibintu bigera ku birenge, ariko nyamara ari nge mubi, ari nge ukora ubwo buntu twita uburaya, ariko kuba umuntu yambaye ibintu bigufi iki ntago ntekereza ko ari byo byatuma umuntu ajudging umuntu. So abantu bashuka nabo ntago babura umuntu kuvuga ngo ngwino tugende, cyaka kubeshya ngwino nsure tuganire. Umuntu akubwira ngo ngwino nsure tuganire, w'umuhungu wowe mu mutwe wawe tutekereza iki? Mu mutwe ntago mpfa kwiyumvisha impamvu najya gusura umusore. Abe afite parike irimo imbogo n'imvubu n'iki, akabwira ngwino usure ibikoko. Najya kureba imbogo n'imvubu. Ariko abahungu bundi mu mageto baba bafiteyo parike. Kumva numva abakobwa bakureminga ngo za ngwino nsure ziba zabaye nyinshi. Nta parike kandi ngiye mbona nta n'ikintu gishishikaje cyo kujya kurebayo. Ashaka kukubwira ngo ngwino nsure tuganire. Si no kuri telefone twaganira kandi kuri telefone se ko hari igihe usanga bazi trackinze bari kubumviriza. None iri iki gihe imbuga nkoranyambaga zarabyoroheje, nta kintu umuntu atinya kukubwira. Icyo navugana nta cyandika, nta kintu atinya gukora ku mbuga nkoranyambaga. Ndashaka ko tuganira turebana. Njye ntago njya mbyumva. Cyangwa tumubwira ngo tujye kwicara out. Twashaka twicare ko bintu ntago. Agiye mwajya kwicara nk'ahantu ari hafi n'umuhanda, imodoka zikajya ziba disturbinga. Yakwihangana, ariko ntago njye mita mbyumva impamvu wajyayo. Bijya bikubaho bajya babikubwira? Cyane. Ubyitwara mwute? Nyine ntago arabo b'inshuti zanjye mba nzi neza nisanzuyeho, nyine twarabaye nka famille, nkajya kumusura numva ntari bitavuze ko ari nabo nyine bavuga ngo inuze kunsa simbyumve na gato, ko ntaba numva impamvu yabo. Nta muhungu urajya gusura ngo ari inshuti yawe mwisanzureho ubone birahindutse? Sofa ntawe. Abo ufite baracyakubera abana beza. N'abana beza nketse nibahindura. Imana ibavugisha mw'abahungu mwe. Ni bangahe? Ni benshi. Urasurana cyane? Ndasurana. We none ntabwo ugira za mindset zo kuvuga sinaza? Njye ndasurana. N'abibana cyangwa basuri wabo? No, benshi ntabwo muri iki gihe nakubona umusore mukuru ubiwabo ntabwo ari cyane, babibana. Babana n'abandi basore ariko nyine batabana n'ababyeyi. Ako umusore wibana uriya kumusura utaha amahoro na? Ntaho uko waje? Ni nk'uko n'ubundi mwajya aho hantu nabwo ntutaha amahoro. Ariko muri nko mu kabari cyangwa muri hoteli ntabwo yagutagara. Nyine ubwo ujyayo ntago cyangwa ugenda wasenze. Hari ahantu amasengesho adakora. Amasengesho akora kuko abantu dufite imibiri, ariko nyine ntago umusore yakubwira ngo ngwino nsure. Bamuzanye ukuntu musanzwe muganira, uzi ukuntu agufata n'ukuntu mufata. Ntago umuntu namvuga nawe ari inshuti aho ngaho nyine ngaze ambwiye nze kumusura, nzi ko aribana. Gose ntago nyine nabyumva ngo njye kumusura, ntago icyo kiganiro na ushaka kuganira mukaganira mutera story nyine bikarangira bitagenze nyine bigenze ukundi mwaka mugakomereza mukisanzura cyane. Ujya uregana? Ngewe ntabwo nkunda kuregana, ariko ndaregana. Urumva hari nk'igihe umwe akubwira ngo uze kunsura ugahita ubibwira mama wawe? Ntabwo mbibwira mama, ariko sister wanjye ndabimubwira. Mukuru akakugira ihe nama?
abwiye agenda cyangwa bireke tambwira ngo ugiye muri ghetto watinya ghetto cyane ntago abyumva ahita bajya ambwira ngo naguha amafaranga ukajya aho ushaka ariko muri ghetto gusura umusore nayo naguha okay ni byiza cyane turi ku myitwarire n'ubuzima rimwe na rimwe hari igihe ubuzima ubundi iyo ubuzima umuntu harimo ubukene iki rimwe na rimwe hari igihe umuntu akubwira ngo nabikoze kubera ubukene ngo nabikoze kubera iki abantu benshi baduha testimony hano baba mu buzima bw'uburaya tujya tubakoresha akavuga ati mbivuyemo wamubaza urugendo rwo kugira bitangira akubwira ngo ubukene unaje i Kigali nje kureba abandi babura baranyirukanye bituma mbijyamo rimwe na rimwe ubuzima bushobora gutuma uremera ko bushobora gutuma umuntu akora ibintu bibi njye ntago mbyemera kuko nizera yuko kuba waravutse muri famiye y'abakene cyangwa batishoboye ntago ari ikosa cyangwa icyaha njye mvuka mu muryango w'abarokore twizera mu Mana no gusenga so kuba waravutse muri famiye ugasanga ntago mwishoboye ntago ari icyaha hari n'igihe biba ariyo nzira yo kuzagira ngo umuntu ukomeye cyangwa ari wowe n'abakiza nyine ukavukamo ari nk'ishuri isi ni ishuri turiga uvuka muri famiye y'abakene kugira ngo nyine urebe bidatunganye uri aho bitameze neza wige cyane cyangwa ukore cyane kugira ngo ariho uzabitunganya so ngiye mba mbona ari nka chance kuko akenshi abana mu bakire ntago bagira amahirwe yo kugira nyine bafite uburere bwiza ariko ntago abona amahirwe nk'umwana ufite wavutse muri famiye itishoboye babatoza gusenga afite umwanya uhagije wo kuganira n'ababyeyi bitandukanye nuko umwana wo mu bakire papa waza mu gicuku na mama we ntago abona umwanya uhagije wo kuganira nabo aribwo bisanga nyine ibintu byinshi yakagombye kuba bwibwa n'ababyeyi byo kwitaho gukora cyane kwirinda ntago umwanya babaha amafaranga ni nkayabarira so ntegeza ko twakombye gushima ko waravutse muri iyo famiye itishoboye akareo uzabagira abantu bakomeye ukabashoboza kujya mu buraya ngo nukwera ubukene nje ntago mbyemera waburara uyu munsi ariko imiryango bari myinshi opportunities ni nyinshi uyu munsi uraburara ejo ukabona ibyo kurya uyu munsi wabona ejo bikabura so ntago nkeka ko ari inzira nziza yo kujyamo kugira ngo ubashe gukira kwihangana yego kwihangana ni byiza cyane hari nk'amafaranga wanze uri ku ishuri urihangana nyuma yaho uza kubona ingororano y'ako kwihangana wagize wenda uravuga ati ari igihe ntari mfite amafaranga ni ku ishuri umuntu wenda ashaka kunshukisha amafaranga cyangwa ashaka bwa buryo kwa turi kuvuga bw'amafaranga y'ubuntu ava ku bapapa cyangwa se ku bagabo ndene urayanga wenda urihangana mu rugo wenda baza kukoherereza amafaranga yo gukoresha yego nkanjyaho nabaga ndi ishuri njyenyine ko tubana n'abandi banyeshuri so nk'abatipe bakuru akabona afite amafaranga kuko bafite amafaranga akaza akagura ibintu byinshi birimo bya bindi ushaka akabwira ati Mutesi reka tuvugane cyangwa mfata ibi bintu ariko afite indi plan so ukabyanga kuko ariko si bifashe nyine ushobora kubifata nje ntago nemera nje ntago nyine nemera ibintu ntakore ibintu by'ubuntu ngunguriye ikintu yakimbaye nyine ntago mba nshaka ibyo nakoreye yaba ari umutima mwiza wo gufasha umutima mwiza ni byiza nyine yabakoze ariko nyine nje ntago mbyemera so nkanga then nyuma kuko navutse muri famiye bantoza gusenga nyuma nkasenga ari ukuntu twaga nyine twicaye wumva byagucanze inzara yagukubise cyane ukajya nko kubona nk'umuntu muri famiye wa kera utibukagaje aje nko mu kigo atazi kurimo wumvaga nyine wihebye nta kuntu umeze ukatabona nk'umuntu muri famiye araje ukamubona akaguhaye amafaranga ntago baba babiteganya kuri bumubone so ukabona iyo ni impano ni impano zazindi ngo Imana ijya imanura amanu byagucanze Imana nyine aho ubona byanze biragufasha kandi utagiye muri ibyo windi none ugahita wibuka ya mafaranga wanze ukabona none yandi wanze ukabona ubonye byinshi byo byoroshye bivuye ku muntu nko muri famiye kuko aba ari nk'umubyeyi biruta bya bindi bari guhabwa n'umuntu utazi nyuma se akanashobora no kukuga ati kora iki kwera nanjye naguhaye ibyanjye ariko nyine kwihangana ukanyura muri ubwo situation niyo nsinzi yonyine yagufasha kugera kuri ibyo byinshi wifuza bajye ugira abakobwa bakuru bagiye bashaka kukwereka shortcut zo kubona amafaranga inzira za bugufi yego ntago wabura bakakwereka nyine basa neza akakwereka ko uri umunyeshuri ugomba gusa neza noneho nkatwe wabaga uteganya nko gutaha umwaka urangiye ugomba kukumvisha ukuntu ugomba gutaha uri ku cyangwa ufite ibintu byinshi bitwika nk'umuntu uvuye mu mahanga yego noneho bakakwereka
positive side y'ibyo nyine y'ukuntu wabona nyuma y'amafaranga ukanamera neza. Ariko nyine iyo uri uwangirika ukabyumva hari ababyemeraga, ariko nyine kwa kwihangana hoze mvuga niko kugufasha kubyirinda, kandi n'ubundi ukamera neza abantu bakakubona ugasa neza. Hari ukuntu waba gusohotse utashye uje nko mu rugo umuntu akakubwira turi mwana arasa neza no mu bakire, kandi nta nibirenze kubera gusa nyine ukuntu umeze. So ukareba bati ko bambwira ngo nsa neza n'ibyo abandi inshuti zanjye zingiramo inama ntabyo mfite, nyine kunyurwa n'ukuri biragufasha cyane. Ibitekerezo ufite ujye ushobora kubisharinga abandi bana bagenzi bawe? Nicyo kintu nkunda kuganiriza umuntu, kumusangiza ibyo nzi nawe akabimenya kugira ngo bizamufashe cyane. Ndabikora. Aho bigeze ibitekerezo ufite, experience ufite, nubwo ufite imyaka mike, uba wumva bihagije cyane ku buryo wavuga ngo nta muntu wagushuka? Ntabwo navuga ngo nta muntu yego banshuka, ariko ntabwo navuga ngo banshuka nkabyemera. Ubwenge mfite n'Imana nsenga, nyine nsenga kugira ngo igifasha guca muri ibyo bishuko biri hano. Ati banshuka ariko ntibyakunda, namureka kanshuka yamara kunshuka amwereka ko nabimenye ko yanshutse. Kandi ujye ubikora cyane. Umuntu akakubwira ibintu ukajya umubwira nta kibazo, ukamutega amatwi ukamwumva, then nyimbonaho kugira ngo ucate n'umuntu kugira ngo umwumve urebe kagushuka, wajya uhita umuhakanira kuri message ya mbere ntibikunda. Wari ukuntu baza kumureka nyine ukamureka ukumva ibitekerezo byo afite, wakumva atari byo bitavamo ugahati oya ntabwo ariko bimeze. Ubu rero ati n'ubu ruracyari urugendo cyane, ruracyari urugendo rurakomeje. Urabona hari ibyo wambutse bikomeye se ku buryo wenda iby'imbere bisigaye, kuko uri umukobwa nzi ko mu nama ujya ugirwa n'ababyeyi bawe harimo kwitwara neza, impungenge aba ari nyinshi ku mubyeyi ufite umwana nyinshi. N'ubu yabonye ugiye ari umukatolika akora ikimenyetso cy'umusaraba, ari umurokore apfukama ku gasamba akavuga ati manu ndindira umwana ahantu agiye. Kuko hari n'igihe umugani ushaka no kujya muri iyo geto hari imigambi mibi, ariko ryasengesha umubyeyi wawe yagukurikije rikagukora amahoro. Birashoboka cyane. Hari abantu ujya ukunda gukurikira ko ku ma YouTube wenda ukavuga ati numvise ikiganiro kiramfashije, ujya ukunda kubyumva? Abantu nkunda kumva ibiganiro byabo bagira amagambo yubaka, ari nayo amfasha cyane. Nkayumva bati ya niba ntekereza ko ntashobora nyamara nshobora kubishobora, ndabyumva cyane. Mu bande nkunda umumama bita Aline Gahongayire cyane, nkunda amagambo yiwe, nkunda ibiganiro bye byose ndabireba kuko no agira amagambo situation yose waba urimo wisangamo, n'amagambo akomeza umuntu. Ndamukunda cyane. Ujya uharara? Ntabwo mparara, iyo nkunze umuntu bamukunze, kandi iyo nanze umuntu nuko biba bigoye kongera kumugira icyizere cyo kumugara. Nari ngize ngo nawe ntago haraye dore imbogo. Naramukunze ntago muharaye. Wamukundiye iki sasa rero? Abantu benshi bagiye bamwanga, ntago ari benshi, ariko yambwiye ko ari abantu bamwe na bamwe bari kumwishyiramo, ari abari kuvuga ngo ni umunyacyaro, abandi bati birasara byigira iminsi ngahe. Uretse iradora imbogo urahari ikindi azabwira abantu? Wamukundiye iki fese? Cyambere kwitinyuka ukigira icyizere ni byiza cyane, ntabwo ari buri wese ugira icyizere. Kuba cyambere arigira icyizere akumva ko irajwa afite rifite hano ryamukura naho ryamugeza, ni byiza cyane. Ubu wumva se abizi kuririmba? Kuri njye arabizi kandi arashoboye cyane, namuhana courage. Njye namukunze ko nigira icyizere cyane, ari n'igihe nigira icyizere mu bantu bakambwira ngo harya utuye Kanombe. Yego. Turanye na dore imbogo. Kwigira icyizere bituma bigufungura imiryango myinshi. Hari nk'ukuntu nigira icyizere nabibwira amakambwira ati cyakoze icyo ni ukugusengera no kugushimira Imana ijye igufasha icyo cyizere cyawe kigukorera.
rero kwigira icyizere yaritinyutse ntabwo wakundwa na bose of course hari abamukuze nkanjye hari n'abamwanze ntabwo wakundwa na bose gusa nyine courage no kwigira icyizere akomeza pushinge azagera se umva byazagera byatanga ubutumwa bigera kora ukuntu n'umuntu aririmba indirimbo nziza ukandi nziza ifite amashusho ariko ntigere kure ntinamenyekane n'undi muntu akaza kwera igikundiro afite ibintu byose akoze bigakundwa so ubona ari igikundiro cyangwa n'ukumuharara cyangwa no kumuseka kuko abantu benshi bamupostinga simpamya ko baba bose 100% baba bishimiye ko bakunze ibyo akora hari n'ababikora bashaka kuba bari kumuseka yego hari abamuseka hari n'abikora bamupostinga bumva bari nko kumwereka abandi ngo bamuseka ariko ari imijyamo myinshi ari kumukingura umushiraho ufite abantu benshi bakurikirana kugira ngo bamuseka ariko aba bari kumumenya abo barabamuseka bakanamukunda kandi ejo yarambwiye ati uko ubuzima bwari bumeze nta kinini kiragerwa ariko byibuza abamuseka iyo ufite abantu benshi bakugwanya nibwo utera imbere iyo ntago iri muri ufite abantu benshi bakubwira ati byose ni byiza ubu umunebwe ariko iyo ufite abantu benshi bari kuguseka nibwo ugira imbaraga zo gukora cyane ku working hard so kuri wowe nakomereza aho cyane courage ni byiza cyane imbogo n'imvubu ariko mugana afite n'indirimbo nyinshi imbogo imvubu inuma iroma afite n'ijwi ntago ri unique ntago wapfa kumwigana ariko anyway courage vava arata bizagenda neza cyane umukobwa w'inyamasheke abana b'inyamasheke baba barakaniye cyane na ba Fabrice ntago baba boroshye cyane bagomba kuza mu mujyi ibintu bikagenda neza cyane inde muntu wundi ukunda gukurikira kuri YouTube nkunda ibiganiro bya Yago nkundana n'umukobwa bita Mutesi Jolly she's my role model nyine ndamwubaha ni umunyabwenge avuga ibintu ukabadise umuntu ngo hari n'abagabo b'inyanazimbwa kumitekereze yuko abyumva none se ko ari role model wawe nawe ushobora kwemera ko hari abagabo b'inyanazimbwa barahari benshi barahari nk'umuntu tubona abantu nyine ababyeyi beza barahari nk'uko abagabo beza bahari bitavuze ko n'abagabo gito cyangwa uko yavuze inyanazimbwa bahari hari nk'umuntu nk'urugero rw'umugabo byibuze ushaka kuvuga ati nubwo umuntu w'umugabo nyine aba ari uwo kubahwa n'iki ariko uyu muntu niyo iyo ngiyo twavugaga njyewe natinye kuyivuga hari umugabo nyine ukuntu agaragara akantu umupapa usa neza ariyubashye ajya mu bantu bakamwubaha ariko mu rugo rwe nta kintu abamarira arataha agatongana agasaba ibiryo nk'uko umwana agakubita umugore nka wa wundi dore kubona wakubiswa akangizwa aho kugira ngo ashake icyo agaburira abana agataha nk'uko umwana asaba nawe akaba ari ko asaba ntagire icyo akontributinga mu rugo uwamushatse kugira mufatikanye mufashanye kugubaka ariko nyine byose akabiguharira akabigushyira ku mutwe ntanabikuhere kuba ari wowe ubikora kandi inshingano arize akarenzaho kugutocaringa urakubiswe urahemukiwe nyine agakora ibintu bibi barahari cyane uvuze ngo wundi wakubise Teta Sandra uramuzi ndamuzi naramubonye umuzi wiki narinzi ko ari umuntu ahostinga ngo ama event ibintu nk'ibi Uganda babyaranye na Wizo muri umuntu wa Chameleone abana ni babiri ngo uravuze ngo uhise uvuga ati Wizo niyo ntago mvuze ko ariyo ko ntago biraba confirmed ko ari wamukubise ariko nyine aba yarabikoze ariko byagaragaye ko ari ahubwo Teta Sandra rero washatse guhisha itangazamakuru kuko yavuze ko ngo ari ngabajura bamuteze ngo bagiye kumunyaga iPhone baramukubita bamugira kuri ariko ababizi neza n'abanyarwanda baba Uganda nawe ushobora kuba hari amakuru ze ngo udashaka kuyavuga kuko abanyarwanda benshi baba Uganda barabizi ko ngo ajya kubitwa niko biri kuvugwa nge ntago mbizi ntago bizi ubwo nawe nimba yaramukubise niyo ntago mvuze kari umugore wese ukubita umugabo se ubwo yaba ariyo ntago ariyo ari kumukubita wenda yasinze akagukubita ariko afite ibyo asanzwe agufashamo ariko hari cyangwa akagukubita afite ibyo yaguhoye ari wowe wizize wazize izo ngeso mbise cyangwa ari ibyo imyitwarire mbi wamugaragarije birakwiye ko umugore
umugabo akubita umugore akemuza ibibazo biri mu rugo kurwana n'umugore. oya inkoni ntabwo ivanaho ingeso yabyimba ariko kamere y'umuntu aba ari kamere mwaganira mukicara mukaganira ku bibazo bihari mugashaka ukuntu mubikemura ariko utamukubise ushobora kumukubita noneho akarakara agakora bibi birenze ibyo wamukubitiye. Umubyeyi wawe uramutse usanze ababyeyi bawe bari kurwana wakora iki? nababara cyane. Ugasanga papa wawe ari gukubita mama wawe ariko ugasanga mama wawe yari yakoze amakosa. nyine aho ngaho wabyitwara mwute? nababara nyine kuko ari ababyeyi ntago wababwiye ngo reka twicare tuvugane uri umwana ntago yabyanga waganiriza nyine ukabaganiriza yego ndi umwana ariko ari ukuntu uri umwana ntago bivuze kutabaha igitekerezo cyabubaka ukabaganiriza mama wawe. hari abagore batabasha nko kwihangana ibintu byose kibaye akajya kubwira abandi bituma wenda akanakubitwa ariko nyine nkamubwira ko guhana mama amukubise atari byo. Washaka ukuntu ibintu ubikemurira muri urwo rugo bitagiye hanze kuko bari mu nzu ntago byabereye hanze ku mugaragaro. Yego utinya guseba cyane ariko ngo nta muntu umwaka ujya ushira adasebye muri mwe. Bibaho hari akantu kamwe kakubaho nyine muri zo zitukavuga ati nakunda ariko buriya ukakubayeho akabe kaba kavuyemo kuko umuntu buriya ngo inshuro imwe gusa abayifite yandikiwe yo kugira akantu kakubaho bikarangira. Noneho twari tukiri kuvuga Mutesi uramukunda turi kuvuga no kuri iriya jambo yavuze ry'uburyo hari abagabo ngo binyana tsimbwa reka mbivuge gutyo. Ejo bundi hari ubukwe bwapfuye nagiye kubufata abantu hano barabubonye nabonye muri komenti hafi magana angahe zose ziriho abantu bose bajya bavuga ati dore iya mbere muzo Mutesi yavuze niyi umugabo uta umugore n'abana ntabahahire ntagire uteti nizaze ni Mutesi yavuze. Abagabo se bo bashuka abana batoya bashaka kuryamana nabo nizo ntabwo navuga ko arizo ariko hari ukuntu umuntu aba akora inshingano wenda mu rugo neza ariko agira kamere yo kwifuza nyine yo kwifuza kumva yashuka abana bakiri batoya yumva bigenza gute. So biba bigoye guhindura kamere y'umuntu ngo umwumvishe ngo reka gushuka umuntu ariko nyine nabyo bisuzuguritse bugaragaye nabi kubwira umwana wabyara ngo ngwino ngo iki kintu turyamane biba bisuzuguritse. So abagabo nabo bagomba kwiyubaha ntago kubwira umwana wabyara nkuko wamubwira w'abandi ujye utekereza ko nawe wawe hari undi mugabo ku ruhande urimo. Bibaho cyane umugabo mukuru nk'ubugahora n'umuntu ungana na dadi wawe barahari cyane. Yego hari ukuntu uca uretse kuko wumva babivuga se byakubayeho. Yego hari ukuntu umuntu aguhagarika ukagira ngo wenda agiye kukubaza ikintu kizima ukumva kubwira ijambo kandi wari wamwubashye nari umupapa wiyubashye yakubwira ijambo ukabona nyine agusabye nimero akakubwira nk'ikintu ngo wa mwana we ngo uteye neza biki kandi wari umugabo wiyubashye ariko abavugishije ukuri. Oya nyine nese Imana yaduhaye amaso ngo tuzaye tureba ibintu tubikomandeho. Yego ariko nyine ukuntu umuntu mugura akubwira ijambo ukabona ntago byari ngombwa ko ari ubikubwira. Ukavuga ati nari nkwiye byibuza mbibwiye n'umwana tungana sava ariko kubibwirwa n'uyu muntu uhita uvuga ati yandeba nyirari. Abantu bagira irari mwese Imana iribakize mu izina rya Yesu. Abapapa bakuru anyway ariko abantu bose ntago ari kimwe. Hari n'abantu beza ntago babura. Hari abantu beza b'abapapa ashobora kubona uri muri situation mbi akagufasha nta bindi agendera cyane. Nuko abantu babyisizemo bumva ko kimwe nuko ari abana muri iki gihe nk'imyaka tuba turimo bari mibi cyane aribo babishyira. Nibyo nshaka kukubwira akenshi bajya bavuga ngo banshutse kandi hari n'abantu bavuga ati ahubwo uyu mwana yanjye yaranshutse. Hari n'umuntu wavuze ngo abana mubeshya imyaka nk'ubu ukajya nko muri club ugatangira kuvuga ukuntu wiga muri kaminuza kugira ngo ushaka gukura ukagira appearance ariko imyaka yawe ari mike then ugatangira kuvuga ukuntu uri mukuru wiga university ari nta kibazo ukabona ndetse na wa muntu washaka ku approachinga yageza amakenga ariko wowe uramubwiye ati humura nta kibazo humura. Abana ubwo se umwana ashuka umuntu ntago ni byiza cyane. Ni
umutesi cyangwa mutesi byose byose urabyemera cyangwa wemera kimwe? byose ni kimwe. Byose umutesi, ariko akaba ari umutesi wase, ntabwo ari umutesi ku bandi kuba dadi, kuri papa gusa ku bandi papa, abapapa ngo beza, abapapa ngo bagire umutima mwiza, ngo bagire impuhwe, bareba n'abana batabyaye impuhwe. Impuhwe ni papa uzi kugirira gusa, niwe ugomba gutetaho. Undi muntu wese ashobora kugufasha, burya afite icyo ategetinze kugeraho. Ni na byiza cyane mu bana ujye ufasha kuganiriza, uti tuganiriza, nabyumvishe bitewe n'ukuntu uganira. Ukwiye kujya muri no vacances uzajya ufite ibyo uganiriza abantu, ubibaganiriza, ubwira abantu ukuntu bakwiye kwitwara mu biruhuko. Ko mu biruhuko abana bari gushaka iki, mbwira nk'ibintu byibuza abanyeshuri muri mu kigero kimwe, abana muri mu kigero kimwe bari muri vacances b'abakobwa, ubu bafite pressure yo gushaka ibiki cyane. Ubu ngubu bari gutekereza, umwaka wararangiye barimutse ya ubwo abatekereza ati ngomba kujya ku ishuri mfite urukweto rugezweho ruhenze nabonanye bano baririmbyi bakomeye, arimo aratekereza ngomba kujya ku ishuri mfite imyenda ihenze, ngomba kujya ku ishuri mfite amafaranga, ntibazanyuzemo ijisho. Ariko ni ukubigendamo gakeya, ukitonda, utitonze. Hano hanze hari abantu bahemuka nyine, wakwisanga utwaye inda. Inkweto zigezweho z'abakobwa ni izihe? Hari inkweto ndi kubona ntabwo nzi ukuntu bazita, za Air Force, za Jordan, hari n'izindi kubona ziharawe cyane. Dukanzu two ni utuhe? Dukanzu tugufi, dukanzu tubafashe, twa stretch, tuba turimo turabakorera. Utwo rero nitwo dutuma ba basaza ayishima mu ruhara, agaparika imodoka ibyo bintu. Ariko anyway nta kundi nyine biba bigomba kubaho, bagomba kwambara uko bashaka, ariko nanone bakagira ute, bakitonda, bakicisha bugufi nyine, bakakora iby'imyaka yabo, bagakubagana nk'abana. Apana bakina iby'abana, bakina iby'abana ariko bajya. Wigeze ukiniho iby'abana? Narakinaga iby'abana kubera biriya Kirisizi yaririmbye ariko ubwira ngo inana munana birase ndi si iby'abana nyine yavugaga. Bakina nk'abana ntibagakire nk'abantu bakuru. Yego bajya bakina iby'abana. Iby'abana, imikino y'abana wakinnye ni iyihe? Za nkonori, za teto. Teto. Indi ni iyihe? Za saye, ibintu by'abana. Sarya no kwishana. Biriya kari byo bibi. Oya bari sawa gukina saye, biriya bintu bibaze none. Ntabwo wigeze ukina uri papa, uri mama, nako ufite? Nabaga ndi umwana, ahubwo twaga dufite ba papa. Nako wa papa ngo hari ukuntu babihishaga ngo ababyeyi bakavuga ngo mugumaho muri turababwira. Abantu bose bakinnye iby'abana bose turabasuje cyane. Iby'abana byubahwe. Ariko nizere ko iby'abana byarangiye ku muntu wakuze. Nizere ko utabivunjamo iby'abantu bakuru cyane. Inama rero ujye kugira abo bajene ni izihe? Bari mu biruhuko, abantu muri mu myaka imwe. Imyaka nyine imibiri ni iyacu, nubwo ari akenshi bavuga ngo umubiri ngo wancutse, ariko umubiri ni uwawe, nawe ufite ukuntu wa controllinga, uzi ngo ntago najya ko nzi ko byagenda. Vacances ubundi aba ari igihe cyo kurivayizinga, kwiga nyine kugira uzasubireyo umeze neza. Ntago ari cyo gihe cyo kugira ngo ukore amadeti ngo kanaka nibwo nzabona umwanya kujya gusura kanaka, nzajya gurana kanaka. Hari n'ukuntu cyane cyane abana turi mu kigero kimwe, nk'ubu umuntu ukomeye cyangwa umuntu cyane cyane abantu nk'abasitari, nk'ubu nko mu myaka ndimo nk'umusitari, nkabona nk'umusitari ndamwandikiye akansubiza, nkishyira hejuru. Umwe mu bafungisha kandi abasitari basigaye bamvugisha, bari abana beza. Ubundi usanga nk'umuhanzi yavuga ati yamucotoye, niwe wanshotoye kuri Facebook cyangwa kuri IG inbox, akumva ko niba umuntu nk'uwo nguwo ukomeye yamuvugishije, akumva ko ibintu byose bishoboka, akagendera kuri iyo paniki. Kandi nk'uwo mwana uba wumva kuvugisha nk'uwo muntu ari ikintu cy'igitangaza, aba yumva ko ikintu cyose yamubwira yagikora. So bagomba kwitonda nyine. Iyi vacances ntabwo umuhanzi urandikira wowe? Njye nkunda kwandikira abantu cyane. Inde wagusubije?
Chris yansubije ni benshi bansubije na yuhiye ko nyine nkabandikira ndabafana yego uramukunda Uganda Uganda barahari ba Bruno K n'abandi warabandikiye baragusubiza cyane we attention attention ntawe urakubwira mu kintu by'abana ntago tuvuze arinda ariko nta muntu urandikira kubwira ati come to my nyine arabo wandikira nk'ubundi umwana ndacyari muto yego nkabwandikira nk'umuntu ngo ndamufana wakahita abitekinga as advantage uyu mwana agahita kubwira ntago bakubaza imyaka imyaka amafoto ari ukuntu amafoto agira abantu bakuru akahita kwereka kuri umuntu mukuru yakora akabati ntaribi ntago bamfunga yego Uganda harya haro nabo barafunga Uganda ntaribi bayo ntaribi bayo Uganda bo ntaribi bayo okay yo wasamanyije umwana ushushe imyaka sinzi narababahana ariko bo ntago bikaze nka hano hano wa muntu uri kureba iki kiganiro ribu ntiraguhamagara yari barampamagaye ariko bitari by'abana barampamagaye bagiye kunsobanuza ikiganiro ariko ni abantu beza ribu anyway ribu yafashije abantu kuko nk'ubu abantu nubwo nubundi ese kubera iki rimwe na rimwe usanga mwebwe nk'ubu bikubayeho ntago ufashwe ku ngufu bikoze ku bushake ukaryumaho bagiye tubona abantu benshi bagiye bafata ngo bamufashe ku ngufu ntiyuje imyaka bamugeza kwa muganga yamupima akavuga ati we uyu muntu ko aruta mama we uyu muntu ko yatangiye kubikora nko mu myaka 10 ishize ukibaza se kandi afite imyaka yatangiye kubikora afite 7 kubera iki bishobora kuba ugaceceka icyambere nuko ntago abana bo mu minsi ya kera ari bameze kimwe natwe abana muri iki gihe nyine baba bazi ibintu byinshi kurusha n'abantu bakuru twigana n'abakobwa abantu bize kera bambwire muri za ubwo yo mvuze kera mu generation yanjye iri muri za 2000 abantu bize amaprimaire muri iyo myaka kuzamura bazambwire kera wakoraga umukobwa kwibere nimba muri mutaha arahita yitira iwanyu kukurega nimba muri kujya ku ishuri mwarimu yarize umuhanda wose ukozeho gutya ariko ubu ukozeho arababwa neje aragaruka atongera ukoreho bazi ibintu byinshi cyane ibintu kubera iki byahindutse kubera iki ubu abakobwa abana bo muri mu myaka imwe batakimeze nka kera icyo gihe tuvuze wakoragaho umukobwa nk'uko washobora no kumubwira ngo wamukora ku kibuno agahita yiruka kukurega ariko ubu siko bimeze kubera iki ndakeka cyambere ari imbuga nkoranyambaga ari byo social media cyane zangiza abana nka kera nyine ntago byari bikoreshwa cyane ariko ubu ngubu umwana aricara ku myaka ye 10 abazi ibintu byose abigenza ari kureba televiziyo abona abantu basomana akabyishya bagumana wawe afite amatsiko y'ukuntu ibyo bintu bigenda bakagira akenshi babikora bafite amatsiko gufindinga out ukuntu bimera so njye mbona nka social media ikindi kwikuza umwana muto ya nk'ubu nkahita mvuga ati ndi inkumi nabaye inkumi nabyibushye nsigaye nisiga nka cyane akangurasa neza gahita yumva ko yakuze bikamutera gukora ibyo by'abantu bakuru bitari mu myaka yiwe ntago bimeze nka kera abana baga bafite umuco azi ukuntu aganira nabo bangana azi ukuntu yitwara ariko ubu ngubu ibintu byose byabaye ibishego ibintu byose byabaye ibishegu nuko indirimbo z'ibishegu ujya uzumva indirimbo nyinshi nibyo zisigaye ziba zirimo ibishegu ujya ubasha kubyumva kubisobanukirwa ni gake ni gakeya ntacyo reka kuko ariyo si tubamo birabyo nta hantu wabikwepera ariko ndata nta muntu nakoreye ngiye kumuvuga yaravuze ngo wariri anyway ni Bruce Melody reka mbivuga yarabyivugiye ngo we ntago aririmba ibishegu aririmba isanamitima indirimbo ze ngo nizi isanamitima ntago ari ibishegu hariya iruka gusora iyo bita
Akinyo. nayo ngo nisa na mitima. Anyway, reka ngushimire Mutoni Uwase. Your message wayivuze ku rubyiruko? Reka ngushimire, nizere ko n'ubutanu uzaza ukaganiriza Yego. abantu, nizere ko uzaza n'ubundi kubagira inama, kandi umurongo urimo koko. Imana nicyo nakubwira, Imana ikugumishemo, iguha ubwenge bwinshi cyane. Nakoze. Nibyo nakwaturiraho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire